Yes, nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Academy. Nizere ko mumeze neza rero. Rwose Imana ikomeje kubarinda. Ubu rero hari amakuru meza tubafitiye. Meza rwose tubafitiye tugira ngo tubagezeho, ariko aya yo impamvu aryoshye ajyanye na Bururani. Bururani abantu bambwira ati rwose Serge bijyanye na Bururani dore ntabwo uherutse kukivugaho kandi iyi channel yajyaga iduha amakuru nk'ayo ku gihe. Ndavuga nti rero ariko koko reka tugire ibyo tureba. Ni ukuvuga ngo rwose mva mukurikire iyi video irangire kuko abenshi baraza gusanga aya makuru rwose bari bayakeneye. Reka duhere aha ngaha sasa. N'iyi chat iraza kuzamo ndaza kubasobanurira, mu by'ukuri ndaza kubasobanurira impamvu yayo. Ni ukuvuga ngo ese Bururani koko izagaruka? Bururani rero tugiye kurebera hamwe impamvu dutegereje ko izagaruka. Ni ukuvuga ngo ubu icyo turimo ni icyitwa mid cycle correction. Isoko riri mu bihe bya correction. Ni ukuvuga ngo turi muri Q4 2025 ishyira Q1 2026. Ni muri iyo period turimo. So urumva igitegerejwe rero mu by'ukuri igitegerejwe ni global liquidity. Global liquidity. Ni ukuvuga ngo hategerejwe byibura ko hazabaho reduction ya interest rate, igabanuka kuri interest rate, bank interest rate. Icyo gihe iyo bibayeho abantu bashobora kuba baguze mu mabanki mu buryo buboroheye, bakaba banashora muri risk ya assets. Nk'izi z'ama cryptocurrency, ama asset nyine afite risk ubona ko isa nk'iyigiye hejuru. Ni ukuvuga rero hano baratubwira kuri point ya kabiri bati signs the uptrend is starting again. Ni ukuvuga ngo ntituzapfe kugura, nta gupfa kugura mu buryo bw'ubuhumyi cyangwa se do not blindly buy. Watch for the specific confirmation signals that the correction is over. Ni ukuvuga ngo hari ibimenyetso bigomba kutwereka yuko correction, iyi periode ya correction turimo irangiye. Hari ibimenyetso bigomba kuzabitwereka. Mu by'ukuri hamaze igihe harimo kubaho icyo twita outflows. Ni ukuvuga ngo institutions cyangwa se ibigo binini birimo gukura amafaranga yabyo hehe muri cryptocurrency. Ni ukuvuga ngo bafata inyungu. Ibyo bikamanura isoko cyane. Hari video nasobanuye mu minsi yashize nsobanura impamvu yo kugwa kw'isoko, kandi nabivuye imuzi rwose n'imuzingo, uburyo abantu abayikurikiye iyo video rwose nzi ko baryohewe. So kubera ko niyo crypto zimanuka ni ibintu byiza nyine tuba tuzagura duhendukiwe. So rero tugomba kureba niharamuka haje icyitwa ETF inflows. ETF inflows flip positive. Inflows ni ukuvuga ngo nitubona ko hari amafaranga atangiye kuza biturutse ku makuru y'ama ETF ku ma crypto agiye atandukanye, tukabona impinduka ziza mu isoko mu buryo buri positive, icyo kizaba ari ikimenyetso cyiza. Ikindi kimenyetso cya kabiri, nitubona relative strength index reset byibura iri muri period iri hagati ya 50 na 55 kuri chart ya Bitcoin. Ibyo ngibyo bakabitubwira bati cyane cyane turebeye kuri time frame y'icyumweru, kuri weekly time frame. Ibyo ngibyo rero n'ubundi ndagenda nka turebye kuri chart nyirizina kugira ngo ibyo bintu umuntu ashobore no kubyumva. Ni ukuvuga ngo ngize gutya kuri chart nkashyiramo iyi ni RSI nk'uko bayitubwira n'ubundi. Iyi ni kuri weekly chart, urumva ni weekly chart ku bantu bareba time frame hano week biyanditseho. So ni ukuvuga ngo iriya barimo kutwereka ngo hagati ya 50 na 55, ni guhera hagati ya 50 na 55 ariho period ya relative strength index igeze. Ni ukuvuga ngo crypto nako Bitcoin iramuka itangiye kuzamuka ikagera muri iyi range, icyo nacyo ni ikindi kimenyetso cyiza ko zatangira kugura abakunda altcoins zitandukanye bashaka kuzagira izo bigurira, sibyo? Usibye ko ndi bubereke n'izo mukwiye kwibandaho izo arizo, kuko uko ibihe bigenda byigira imbere hari impinduka zigenda ziba ku buryo umuntu akwiye kujyana n'izo mpinduka kugira ngo atagendera ku bya kera.
ni ukuvuga rero urumva icyo ni ibimenyetso byiza bizaba bitwereka ko twemerewe kugira icyo dukora. Ikindi ku bijyanye na stable coin market cap growth, look at the charts for USDT and USDC market cap. If they are rising, new money is entering the system to buy the dip. If they are falling, money is leaving the crypto entirely. Ni ukuvuga ngo ni ukureba kuri izo chart, yaba ari kuri USDT no kuri USDC, tureba kuri market cap, nitubona amafaranga akomeje kugenda yiyongeramo aho ngaho, bizaba bivuze ngo abantu bari tayari barimo kwitegura kugura crypto ihitiyemo muri za zindi zose turimo kuvuga. Ariko n'ubundi iyi chart barimo kutubwira n'ubundi n'ubu nonaha nyirebyeho ni iyi ngiyi market cap USDT, nyirebyeho ni ukuvuga ngo amafaranga akomeje kwiyongeramo. Dore ngibi hano urumva turi muri 4-hour time frame, urabona amafaranga ariyongera, hakabaho ubutambikamo gake bakongeramo andi mafaranga atari make, isoko rigatambikamo gake bakongeramo andi mafaranga menshi. Mu by'ukuri amafaranga arimo arazanwa muri US atari menshi cyane, abantu bari kuba tayari ku buryo igihe kigura abantu bazahita bagura, ukabona ibicati biramva isoko riratumbagiye, n'ahandi barimo kuvuga ngo biracitse, ngo Bitcoin ivuye ngo ya crypto ngo yitwa gutya, ngo inkuru zabaye kimomo no mu binyamakuru na ubu rero abantu bari muri period yo kugira gute, yo kwitegura. Kwitegura rero ni ukwibikaho iki, ama USDT, nabyo bizamura iyi chart nk'uko namwe nibyo bizamura iyi chart nk'uko murimo kubibona. So dukomeje ibindi bimenyetso, dukomeje bakatubwira ngo altcoin Bitcoin divergence during the start of a new leg, Bitcoin usually leads. Igihe Bitcoin iba izamuka rwose ubibona ko harimo kubaho impinduka. However, if you see Solana or key leaders holding support while Bitcoin drops, it signals strength in the broader market. Ni ukuvuga ngo niba ariko nibiramuka bibayeho ukabona ko Bitcoin noneho yo itangiye kugwa, ariko amakiripto akomeye cyane nka za Solana yo arimo guholding kuri support, mbese arimo gucreatinga kuri support move iri strong, move mbese ikomeye ku buryo atari ukuvuga ngo kubera ko Bitcoin imanutse ngo n'izindi altcoin zose ziramanuka, oya. Hakabaho kuba zo zifashe. Ikintu tubona kibayeho nk'abantu bakunda gukurikirana chart, zaba ari ikimenyetso cyiza ko ama altcoins ayo igihe kigeze kugira ngo abe yatangira kugira gute, kuzamuka. So tugiye kurebera hamwe rero cryptocurrencies that will outperform others, zishobora kuzazamuka kurusha izindi cyangwa se zigatanga umusaruro kurusha izindi. Ni ukuvuga ngo izo ushobora gusanga benshi batari banazizi, zishobora kurimo bitewe n'ukuntu igihe kirimo kugenda ibintu byinshi, hari impinduka irimo kuba hirya no hino ku isi, ariko iziri muri kategori ya AI agents, izo ngizo nizo nizo tugomba kurebaho, ziri mu zizazamuka cyane kurusha izindi. Izo ngizo rero zirimo iyo bita Lenda, zikabamo izo bita Fitch AI n'izindi zitandukanye. Izo nizo kwitaho ziri muri iyo kategori AI agents. Izindi zo kwitaho cyane ziri muri kategori ya Real World Assets, RWA. Izi ngizi zikunze kuvugaho cyane, ngira ngo abakunzi ba cryptocurrencies muri rusange bakunda gukurikirana, ngira ngo barabibona. Bakatubwira bati umuntu yakita cyane ukareba nk'uko iyo bita Ondo, ndetse na Montra na Chainlink, izo zose ziri muri iyo kategori. Ni ukuvuga ngo hano baratubwira ngo kubera icyo ari izo kwitaho cyane nazo, trillions of dollars of traditional finance are moving on chain. Amafaranga arimo kwimurirwa, akayabo k'amafaranga karimo kwimurirwa aho ngaho. So iyo ni kategori ya kabiri. Kategori ya gatatu yo kwitaho cyane nizo bita meme coins. Meme coins kuva mu myaka ya kera 2021 na 20 gutyo, meme coins n'ubundi zarakundwaga cyane. So rero bayita sector ya casino kubera yuko izi crypto ziba ziri volatile cyane kandi zizamurwa na speculation. Urumva no kuzamurwa n'igihuha cyangwa se n'amakuru batirazamutse abantu bakagura kuko abandi babivuze n'iki, n'aba influencer babizamo ibintu nk'ibyo. Iyo na kategori nayo iri mu zizazana impinduka mu buryo bufatika. So izo meme coins rero harimo izubakiye kuri Solana cyane cyane. Ama memes yubakiye kuri Solana ni menshi,
ariko hari na Dogecoin ubwayo, za Shiba Inu n'izindi meme coins zigiye zitandukanye. So iyo kategori nayo ni iya gatatu, niyo kwibandaho rwose kandi cyane. So kategori ya kane ni iyo turebera muri the speed layer 1S. Ahangaha dusangamo noneho za crypto zisanzwe zikomeye sasa, za Sui. Sui ni crypto ikomeye cyane ukurikiranye amateka yayo. Solana nayo ubwayo ku giti cyayo ni crypto ikomeye, n'ama altcoins anyuramo liquidity nyinshi kandi zimaze igihe zifite na izi ni crypto ziba zifite blockchain yazo rwose zubakitse, ziri ku rugero rushimishije. So rero tugiye kuri summary, ni ukuvuga ngo we are in severe correction after the October 2025. Mu by'ukuri turi mu bihe bya correction nyuma y'uko kwa 10 kurangiye kwa 2025. Ni ukuvuga ngo iyi top volatility ishobora gukomeza kubaho, isoko ribyinira iyo ngiyo kugeza hagati muri uku kwa 12 kugeza no mu kwa mbere. So ku bantu rero bafite cash, abo ni byiza barakomeza kuzegeranya kugira ngo bitegure, ariko noneho ku bantu baholdinze bags cyangwa se ba bantu baholdinze crypto nyinshi, bene abangabo baratugira inama cyangwa se baragira inama abantu yo kuba patient. Abantu bakagira kwihangana, bakareka gupanika kugira ngo batavaho bagurisha imitungo yabo muri ubu bugwe, muri iri manuka ryabaye rimeze rityo. Kugira ngo buzamuke niburamuka buje buzasange nabo bagihari bari mu kibuga. So urumva rero mu mezi 3 hari abantu nasomye badusobanurira yuko hagati mu mezi 3 n'atandatu mu by'ukuri izamuka cyangwa se bullrun izaba irimo kuba nyakuba, noneho abantu banezerewe, cyane cyane abakunzi ba cryptocurrencies muri rusange. Ubwo rero urumva ko aya makuru ni very very important kuyagira. Solana nayo murabizi ko bayikomojeho nayo, dore ngiyi ahangaha urabona ahantu igeze, rimwe iravunjira amadolari 126 yamanutse rwose, kandi Solana barimo kuvuga yuko hafi ishobora kuzagarukira ni ku madolari 500 bullrun igihe yabaye. So urumva rero kuva ahangaha iri kugera kuri 500 ntabwo azaba ari amadolari, ntabwo azaba ari izamuka ritoya mu by'ukuri. Ku bw'ibyo nababwira ntimukibagirwe gukanda kuri like na subscribe kugira ngo amakuru ya Digital Wealth Academy mu by'ukuri ajye abageraho ku gihe, kandi Imana ibari